dutangiranye n'abahungu babiri barimo baragana mu cyerekezo kimwe ahantu mu gakartie, ahantu muri quartier y'icyaro. Barasa n'abaziranye kuko baragenda baringaniye. Ukurikire akantu ku kandi aka gafilime nkuzaniye naga filime ku bwenge. Ngabo barakomeje ku rundi ruhande, mu wundi muhanda haturuka undi mugabo nawe aza asa nubakurikira inyuma. Mbese nibiki birimo kuba agenda ahura n'abandi bantu bigaragara ko uyu muhanda ari umuhanda nyabagendwa. Barakwereka rwose ahura n'umugabo akamusuhuza, barakwereka imbere ye ngabo babasore barasa n'abakurikiranye rwose. Ku rundi ruhande barakwereka umukobwa uje ahetse igikapu. Uyu mukobwa ashobora kuba anafite na telefone, biragaragara ko agenda yiyumvira umuziki na ekuteri mu matwi. Sasa ahura n'undi muntu araje, nguwo ageze hano hafi rwose muri wa muhanda munini, yikora mu mutwe niki abaye yikubita hasi. Kumbe yikanze babahungu babiri. Ese babahungu babiri bamugize bate? Ese kugwa hasi kwe bifitwemo uruhare n'aba bahungu? Kurikira akantu ku kandi ntuje kure rwose, tugendane nakuzaniye mwana, nakuzaniye agafilime ku bwenge, agafilime k'isomo. Kumbe wa mugabo wari ubakurikiye na wabagezeho arababaza ati uyu muntu abaye iki kagwa imbere yanyu? Batangira kwitana ba mwana. Uyu nguyu ati n'uyu nguyu yabikoze, arakoraho byagagaye. Kumbe umuntu asa n'uwapfuye. Ninde wabikoze? Babitana ba mwana. N'uyu ni wowe. Kurikira ntuje kure rwose turebe iki. Ese umukobwa abaye iki? Niki gitumye yitura hasi? Umva amagambo. Ako shagenze bite kumutansobanurira. Uya ntuyari. Uyimezo bundi. Uyu musista yamugurije amazi. Uyu nguyimbye amafaranga uyu nguyu. Amaze kuyamwambura namukuri. Niyo mpamvu yuko amubonye agashaka igihumbi. Ngo yagize ute? Uyu nguyu yatse amafaranga uyu musista. Amaze kuyamwakira namukuri. Niyo mpamvu yuko yamubonye agashaka igihumbi. Ubona kuvanga ikingi iki n'igisambu nicyo cyari kibyo mu mukobwa amafaranga n'amafu byagenze gutyo. Yara yamwatse no kugira ngo nemere amafaranga mutwaye. Uretse make yakwiye akagura telefone cyashye. Andira cyaya imusa kureba. Ahubwo shaka ubwo busambu bwanyu mwihaye nta n'isoni koko. Sikagira ubusambu bugeze aho ngaho. Turebe sha. Koko reko arafata nta n'isoni. Ndabihakana. Uri guhisha ibiki? Murahisha ibiki? Hose ndagusaka. Hakosha usikaba n'iki bawe igisamba ko. Nande. Nibyo umukobwa byose. Ntimukagire nta. Nuko umusore bamusatse ibyo yarafite byose babishyira mu gikapu cya wa mukobwa. Ku rundi ruhande hari uwaje aje ku igare, asa n'umukobwa uri kwigira akagari ku kirenge. Baramuhagaritse bati ngwino hano. Ese kuki bamuhagaritse? Umukobwa yarabegereye. Kurikira ntuje kure, dore nguruciye munsi ntamenye ikiruri imbere. Turi kwitangira, nugenda utamenya impamvu z'ibi bintu urabuhombye. Nguko uko bateruye umukobwa, baramuterura rwose asa n'uwanegekaye, asa n'uwaguye muri koma. Ese byagenze bite ngo umukobwa agenda imbere y'aba basore bagwagwe hasi? Basa nk'abari bafitanye gahunda imwe, nibarangiza umwe ashinja undi ubujura birangire bigenze kuriya. Ndakwinginze rwose wenyemerere tubane ntuje kure, uraza kumenya igihatsiri. Kumbe barasunitse wa mukobwa basunika ku igare. Ese koko uyu mukobwa agize ikibazo cyangwa hari kibyishe inyuma? Nguko uko baje ntibakomeza umuhanda mugari, bakatira mu kandi gahanda. Ibi bihatsi iki? Ntago bakomeje umuhanda ujya kwa muganga, ahubwo bakase mu muhanda ujya mu gashyamba. Ibi bintu bihatsi iki? Bishatse kuvuga iki? Wa musore nawe yarabakurikiye, bageze hano barahagarara. Kumbe ku ruhande hari umukobwa wicariye mu gashyamba. Ibi ngibi ari mu biki? Ese abo bari mu biki? Bikira amagambo. Shabaza umikoze neza cyane. Ubwo nari mfite nabonaga Hakumanina hakubundi kira gisaza kira cyaje kibyivanga mu kira cyo cyavuye ko fusa ushaka kunjana fuso kandi ruraruka bumenya bagwita ngo ni ngute ni gwafusa ngo ni gwafusa nura n'umuhanzi rekada
ariko dore rore twagiye ariko ruramusatsa nawe nkaya numva ndi kwishimira mu mutima ndabonye so bibonaga nawe shamani ako mwakira izi birigenze neza hano ntabwo byagize ringo mbonye ukuntu abaye nanjye icyo ukora bati ubona uzakwira mbese yaramwaye muri make se imyikaragiye ngenda hageze mwera nk'utabizi ndikomereza ndavuga ati shawarayi yipindi yo mwana tugiye kuyirya nani ibintu by'imike shamani ubwo mureke tujye kurya akantu ubundi bwo twe ni natwe banazi ko buriya ngo twarakuranye ko turi inshuti mbese nyine dusangiye akabisi n'agahiye Mani mweruka kumutiza duceri mana naso. Wallahi mani ngiye cyanze kunguriza indyo njuze ibintu cyankoze. Mani tugende gutamutu. Muricara se mwese mbajyanira. Kumbe bantu batatu bari kuri rendezvous kubera iki bamutekeye uyu mutwe ndakwinginze ugumane natwe nizoronga yimpaya ni utarakora subscribe yikore tugumye tubane wa mukobwa yarahagurutse ahita ahura na wa muhungu wibwe atangira kumurapira ibintu abonye ese uyu musore basanzwe baziranye ese bapanga ibiki kubera iki bahuye agahita mumenya kubera iki yamenye ibyabaye ati dore abakobwa batatu babiri turahuye barimo baragambana n'ubisavuga izina ryawe ngo yeye ngo wanze bamwe kubaguriza none nabonye dore bamanutse ngo bagiye kuyarya dukora iki none atireka tuje kureba ubuyobozi ese bagiye kureba ubuyobozi kugira ngo bakemure ikibazo cyangwa se bagiye kureba wa mugabo kurikira wumve hano habaye nijoro bageza ahangaha nijoro barakomanga urugi kubera iki hani kwande bageze igihe bagakomanga ese uyu musore ahindutse nk'umusazi kurikira wumva amagambo tujye kubitekereza mudugudu ukuntu bimeze ubwo si wari mudugudu we ndabona nawe uhari bari dore harakize ariko mudugudu nawe uhari harakize dore nawe uyoboye mana yanyu mudugudu baramubuze buri wese aca ishene buri wese aca ize bajya kuryama ijoro ryaraguye abajya kwiba bariba abajya gusambana barasambana abajya kuroga bararoga dore kwanze ngo haza imbwa n'abarozi nabajya kurara irondo bararirara n'abakora akazi k'ijoro baragakora nuko nguko byagenze mu gice cya mbere sasa mu gitondo kare cyane ku wundi munsi hari umugabo waje ni wa mugabo bise nde Ringo yahamagaye kuri telefone ahamagara kuri telefone arimo guhamagara nde hakurikiyeho ibiki kurikira amagambo waje tukajya kureba mu mudugudu ko noneho yaba ari yo tukamugezaho cya kibazo ukamwerekana bya bimenyetso nyine aho ni hafi bangu va tugende rwose n'umwereka biriya bimenyetso wenda arandengana sawa niba tukiri kumwe uri umuntu w'umugabo niba nawe ufite impano ushaka kwishyira ahagaragara twandikire kuri WhatsApp 07834433 kumbe wa mukobwa yaje ahangaha aje guhura na wa musore kugira ngo baje kureba mudugudu kurikira amagambo none se ajya kureba mudugudu tukareba ko noneho yaba ari yo ko umweretse n'umwereka bya bimenyetso ukamubwira uko wabyumvishije wenda hari icyo yamfasha mbese ko numvaga ngomba kuba umuntu bita ngo ni fuso uwo fuso we uwo fuso urebye niwe yaje aje gutabara nawe yasatsemo amafaranga na telefone akabisubiza abo ngabo nyine bavuga ngo nari nabyibye ahubwo twari tugiye kureba uwo fuso tumuca bugeze akuzi ko ari byo tujye kureba uwo fuso noneho tumuco tuba ari we tujyana kwa mudugudu nta kibazo nuko umukobwa basize Ringo inama itari inkecuru nuko berekeye bagiye kureba uwitwa Fuso sasa hano baratwereka Fuso arimo gukinga urugi ese we agiye he baramubuze kurikira akantu ku kandi kanje mu nteko ndabona n'amasaha yageze niyo yayo
akizamuka hari abamanutse babandi baramanutse bagiye kumureba. Sasa rero barakomeje urugendo ngurwo, hepfo barahuye bagihura barasuhuzanya. Kurikira amagambo wumve. tuje kukuramo bijyanye na cya kibazo cyanjye urakize. Cya kibazo cyabaye ejo nimugoroba. Yewe ndumva ntacyo navuga, reka akumbwira. Uyu mukobwa afite katarahari se akombwira no komeze ngira amatsiko reka. Nyine ngewe nyuma y'igiti no haza abantu bahanye n'umuhungu n'abandi bakobwa baranga nyine bigamba ukuntu kuri gare bari kuvuga ukuntu babiciye nyine bari kuvuga ukuntu babikoze babishaka ku nyine bamurenganyije nyine bagambanye ibyo kumukorera ibibi bo nyine dore baramutse n'ibimenyetso urabifite? dore ngibi ibintu bakoraga narabifashe muri vuba. Se burya byose byagendaga kuri abarimo barakurenga. Ndashaka gutanga ubwisobanuro se mukambuza mahwima mu biti n'ibiki. Rero n'ubundi biroroshye cyane. Ibintu wafashe wabisubiramo turi mu nteko. Nge nabisubiramo. Wamubera umugabo. Namubera umugabo. Ntacyo nimbararenganye. Tuje ngo tukure butujyane kwa moto. Ntacyo disi dupfa nabikoze ngiye mbona ko ari wowe wenda waba wabikoze. Ari kuzihangana nibyo ndi kubafasha bisanzwe. Noneho rero dore ikintu ngiye kubafasha narigiye mu nteko n'ubundi tujya mu nteko naba ari abahungu bakunda kurema inteko. Ibibazo byanyu ndahabera umugabo rwose nimba ruko nanjye mufite ibimenyetso birumvikana. Tugende gusaba ukoze kuko nari narenganye barandenganye. Oya birumvikana ibimenyetso bihari. Nuko berekeje mu nteko bagabo, nawe ngira tujyane tujye kumva uko ikibazo cyakemuwe. Ndize ko babelnge ndayimana unyita uko ushaka bitewe n'ibihe iyo nizoronge impaya. Ndabakunda namwe mu nkunde nkuko mbakunda. Murakoze cyane. Nawe no gusaba twicaje hano uraza rya rugo turaza hano gusa ni saa 12 zizagenda kuvuga taramenya kugenda tutera baraza tukira akantu kamwe ka mituweli Aje tugire nta kindi kintu yaduhamagarira. Ako nje mfite ikibazo agomba kinsubiza. Kuba natanze mirongo mizima se yibi kwako baba barize nshaka ikibazo kandi ugasanga nta muhungu ndabona tunahageze mu dudu tutakara nyana na mu masa ahubwo ngiye nshaka kubaza impamvu batangagira inka ntibatange Mwiriwe neza. Ngira ngo muraza ko twihanganira dukerereho inteko gakeya kubera ko havutse akabazo gatunguranye. Nibyo byandi duhora tubabwira ngo tunywerese. Tukabare babagize bacye bakubisa umuntu nibyo twabanje muri kugira ngo twaye tubikemure umuntu tumugeze kwa muganga. Aho ngaho muraza kwihangana. Rero turagira ngo duze gukoresha iminota mike muri iyi nama yacu kugira ngo tubashe kujya no mu bindi kubera yuko u Rwanda ko rwiruka mu iterambere tuba tugomba gukoresha igihe gishoboka ko igihe hari amafaranga. Yego hagati aho ngaho reka nsabe bariya mwegerane hano kugira ngo twumvikana bari kure mwegerane hano hari imyanya nta kibazo. Nibagira vange ndashaka no gutanga ajya konse ukajya konse nta kibazo. Wenda tugiye kuvuga ku ngingo nk'ebyiri zihutirwa zigezweho ubu ngubu. Ya mbere nkuko bisanzwe nta buzima nta kintu wabasha kugeraho. Bivuze ngo rero turongera kwibutsa abantu bazi ko bataruza mitiweli
nubwo tutari ku mwanya mubi ariko harimo abantu hari amajanisha runaka baturuzuza mitiwere ntabwo tugiye kubavugira hano mu nteko bagerageze basange abo bagomba gutanga kugira ngo bigire bite twumvikane kabiri ejo heza kubera yuko nukomeza gusakuza biraba bibi buri muntu uza kugira icyo ashaka kuvuga agira ate asaba ijambo hanyuma tugende kugira gute dukoresha igihe neza kabiri ugomba guteganirije ejo hazaza ikintu cyitwa ejo heza rwose mukiteho niba wakoreye 1000 ugerageze utange 200 kuzigama kugira ngo nugera mu zabukuru cyangwa utabasha gukora uje ugenda kuri banki ugira ute uhembwe ariko se n'ibyo bintu tugomba gukora n'ubupfu nta kibazo kiba kirimo babisobanutse abawe byanze bikunze ufite abagukomokaho nicyo cyagiye rero hari imigabane runaka iyo umaze gupfa bagira bite baguha kugira ngo ukamira je ndateganya gatatu rero nuko turi kwihuta turaza kwakira ibindi bibazo bigiye bitandukanye niyo twavuze ngo tugendane neza gatatu turakira ibibazo bigiye bitandukanye hagati aho ngaho nubwo twase twanzika gutya hari isura rishya turi kubonamo hano naho mbona umuntu amanika ariko ntabwo ari ukumwima ijambo uyu muntu ntabwo muzi muri uyu mudugudu yego reka tubanze tumwakire atubwire wowe urashaka kuvuga iki wowe jewe murabona harya urinde boy banza bivuge je nitwa Nzukikasi nta kuntu mwanyijyanya n'uyu mugabo w'igikara kandi nanjye ndi igikara basi munyegereze n'umukobwa w'inzobe yako mudugudu mugabo agira amahane kuva kare yanjye ko njye nzara wa mugabo nje ntabwo ushaka hari no kunuka igikara kamuva uruhande mudugudu kamugabo agira amahane pe murakoze ukunde umva ntekanye mudugudu ikibazo cyawe cyumvikanye naguhunze nanjye bikomereze mudugudu uyu mugabo wambaye umukara hose ntabwo natubwire icyamuzanye muri iyi ntebe nzi ko ari uwo mu mudugudu w'abaturanyi hariya byagenze bitewe murakoze cyane yewe ikintu cyanzanye hano mu mudugudu wanyu nzanywe n'ikibazo cy'abantu bari mu mudugudu wanyu bamfashe bakandenganya bakanyambura ufite ibimenyetso ndabifite cyane bafashe banyambura amafaranga yanjye banyambura telefone bambeshyera ngo nakubise umuntu kandi koko ntabwo byari ibyo barambeshyera ariko ibimenyetso birahari cyane kuko urebye akagambane kose kakorewe yicarire nanjye ndabizi umuntu umutangabuhamya wabonye ibyo bintu ninde nahaguruke atubwire uko byagenze byagenze bite wowe nyine nje nari nijoro ahantu noneho haza abatipe batatu ari uyu n'uriya mukobwa baraza nyine bafite igare bari kwigamba ukuntu ngo uyu muhungu baramuhemukiye nyine bamwambura ibyo yari afite byose uyu yaraje nyine bari kwigamba barangije njye n'ibimenyetso ndabifite nabafashe wafashe video bari kuvuga nyereka hano turebe bandenganya bari njye byarambabaje uno ushize se babivuze muri uyu mudugudu urumva bari kuvuga ngo ntabwo mwumva nyama ngo bamurenganije ngo kubera ko ngo yanze kubaguriza murabivugaho iki muragira icyo mubivugaho nyakubahwa rwose mudugudu aba bantu ni abasazi njye nta nubwo mbazi jewe ndabihakanye ibyo bintu ntabwo mbizi muraza kubisobanura rwose mudugudu urabizi njye maze iminsi n'aba no mw'uyu murenge nari narigendeye wowe ko wowe byagenze bityo mbizojewe wenda kambivuge magaze byumvikane ejo narazamutse hara mu mudugudu wa Katabazi nsanga uyu musore ari kumwe n'uyu muntu n'uyu bose noneho byatangiye ababiri barimo baragendana ceceka sanga baha umwanya wawe wavuze ceceka nunda banza kuvuga oya ngenda bizi uyu mugabo arananye uyu mugabo anyanga kubingiye ceceka mbanze mvuge ntawe urisobanura noneho ubwo ngubwo uyu nguyu aza kwitura hasi mu kwitura hasi kwe nagiye nkugiye gutabara uyatangira kuvuga ngo uyu nguyu amwatsa amafaranga yiwe noneho uyu mugabo nawe ifata mu gahanga uyu nguyu kubera ukuntu yavuga ngo n'ubushize amwatsa andi mafaranga nanjye mpita mumusaka aravuga ngo yarafite na telefone ndayimusanga n'amafaranga ndayamwaka nyashyira mu gikapu cy'uyu mukobwa
habatungutse n'uyu nguyu afite igare nabafashije kumushyira ku igare kuko yari ameze nabi nabona garabiranye kugira ngo bamugeze kwa muganga. Nyakubahwa mudugudu rero ikindi kintu cyaje kwiyongera kugira ngo binasobanuke neza nuko uriya mwana w'umukobwa yaje ari kumwe n'uyu akatwereka amakuru afatika aho bari nanjye amakuru nayabonye hano reka rekera aho ngaho byumvikanye wowe ugaragaza ko wari waguye hasi ari nabo bashyizemo ayo mafaranga wadusobanura uko byagenze barabeshya no kutubeshye ariko barabeshya gute kandi nanjye ubwanjye nari nibeshya tajya usanzwe wiba n'ubundi turakoya wa mugabo uranya rero biragaragara yuko abantu bari kwitana ba mwana kandi hano biragaragara nyuma rero yuko gahunda yo mu mudugudu gukemura ibibazo tuba tugomba kwiyunga tukunga abaturanyi siko bimeze ariko nyuma yayo byanze n'inkiko zigira zite zirakora ubwo rero mutekano urahari mpamagarira oya ni iki kindi ushaka kongeraho ndabivuga ni ukuri ahamagare polisi cyane ndabivuga nibo bakubwiye urashaka kutubwiza ukuri ngo niwe birakureba haguruka uvuga umva nkubwire njyewe ndabivuga ukuntu byagenze njyewe ndabivuga basi wenda mutugabanyiriza igihano dore n'uyu nguyu wabivuga ni ukuri wabivuga ni ukuri nuratubwira ngo tubigire nyine ubundi nyine ubundi twe twicaye uwazanye igitekerezo ninde Bonke? Bro. Meze mute se mwa? Akavuyemo se bro. Namana bavuyemo. Ari jana mu. Ariko none iyo mbuwani ikuye ikintu iki ukuntu washyushye mwa. wongeze no ukuri hasi ngende kumva no kuri mana yanjye kambe nicaye. None mwana mumeze neza se? Haje meze neza kandi. Ariko mwana muzi ko buriya muterura se nibyo ukeneye sigonga naguterura reka twibyige muzi muri hano muzi ko ringo yagurishije zahenda mwana kumubwira ngo ngurize wandike akayanyima mwana ringo akayakwima yarayanyimye kari mwana twarakuranye twasangiye ubuzima bwose urenga kwima amafaranga akose ariko mani ringo ntago wamurenganya kuko hari ukubori wabo bari wenda baba bari bayakeneye kandi mani ujye umenya ko umuntu ku ruhande rw'aba yifite n'utubazo twaragusangiye buri kamwe kose kandi arabizi ko mu kazi nta kintu bari baduhamo ntabwo bari badukeneye kanumva nuza ribajyagigiye mani ribajyagigiye iragigira sikuki njyagigiye vipe zari ariko reka mbereke ngo ndashaka kugukosora kute kera ngo ndashaka kugukosora sibyo ku buryo atazanamenya ko ari njye wabikoze ibyo ngibyo harimo n'ifuheto uya mani jewe pe nagafite namugira n'inshuti yanjye ko ntaba yamenyekeye mwana ese kuba yarakwimye indyo mwana makutara he tumukosora mani je nuko ndashaka kumukosora ubuso uzamukosora ibibazo mani je nashaka kwigura nyine kugura sister wanjye badi sibyo nta n'ikintu nashakiraga so kumva nashaka kugura mete ngo magarize igibesho wapi je nashaka kugura sister wanjye badi arangije mwana nyine amafaranga niyo mpamvu runange bitewe n'uburakari yandakaje byo kuba turi inshuti ndabyirengagije ngiye kumukorera umupangu ngiye kumukosora ku buryo n'undi munsi kandi nzi ko atazigera n'abantu kambe ndaguhungeza nyine nakundi ubutekereza sister karamba uravuga ati si wamfasha mwana niyo tira kumva rero mwana je uretse nawe uretse mwana twanze twibwira mwana wereka guhungeza ibyo bintu ureke twanze twige kuri projet neza njye nababwira iki ni mu sister hari umpango ufite mwana upangu ndawufite turabure mwana turabure njyewe nzaza numubona mbone
mpita mvuga ati yanyambuye amafaranga aranankubita nyine nawe ubimfashemo nka kuriya nyine uri kubyumva ndi kubyumva ariko nyabona mari icyo gitekerezo ni nyamibwo ubu uva nyine usubira kuzana bigenza se ngewe nzaza sibyo nindangiza kuza nze ndi kwigari nyine mwigenda nyine kwa kundi kwanjye ry'inyonga amari bakorera umuti ariko mva nyine babwire byonje tuzasiga abantu tuzananga muramuka mumeze umva nabo tuzakirahanuka mwana mwe gupanga cyo pfa no gupanga diru n'abakobwa rero nyine di mwana mwajya ngo ariko s'abakobwa ariko abakobwa jewe mbivemo mbese rimwe aka kazi sibyo mbese rimwe kuzana nyine diru mwe kuzana cyo kwa murakobwa ngo ugenze mwe nk'abagabo mwe gupanga amafaranga mutarabona usicyo nizeye cyo ngiye nzamugendaho ariko bizacamo turayafite amafaranga kandi bagenye ngiye nzamugendaho kumva none nawe ukimara duturuka imbere ukimara kutubona wikangugwe wigwisha uce mbese n'ibyangombwa nuzazane n'ubufuzi n'umuntu ashaka uzapfe ahubwo nzanapfa none se ubwo urukundo nushaka uzapfe byanyabyo haribi gupasa bari by'ubwiza uzapfe bana izo ngendo tuzijya genda umva nimwe ngo nyine nawe azeteze ku byo gari namakuza ku igare mutega umva mani wadufasha nzabikora nzayajya we izo ndyo rero ayo matu umva bro umva sister mani tujye guteka bro mani gahunda niyo ngiyo gafunga bro mani sister tujye guteka mani gahunda niyo ngiyo ubwo ibindi byose ni kuri phone tuzavuga nukuri nuko nguko byagenze pe nuko nguko byagenze inshuti z'iki gihe ndabibonye kabisa nukuri ni kuri ya byagenze pe ni kuri ya byagenze ye baba we twabivuga abantu bari inshuti zawe abantu bagenda ahantu hose guteka nawe urabyumvishe dugu ibenge ntabwo byarangije oya ujya muri kanya tubabarire ukuri kw'Imana oya muzayishure murabyumva mute utubabarire tuzayamusubiza by'abahanwe tuyashake turumva umva rero ubumwe n'ubwiyunge nibwo u Rwanda tugira gute hacingiye ku mateka yacu tuba tugomba kwiyunga kandi tugaturana ari na cyaje gacacakaza n'inteko kugira ngo tuducoce ibibazo byacu bye kujya mu nkiko reka mbaherere umwanzuro nka mudugudu ngera mbasobanuye kutishondana niba kandi muba muri gekimwe mugende mu musubiza amafaranga bitarenze icyumweru umva hajya witwa nde cyumweru wabo yabura cyumweru ni cyinshi yamusubiza ubu witwa nde Ringo mutamusubije amafaranga ye watsu utamusubiza amafaranga nawe sister ayo ibyo bintu koko abakobwa nukuri nure yatwoheje ariko rero reka mbabwire bitarenze icyumweru muzana amafaranga ye muyamusubize mwongere mubane nkuko bikwiye n'ikirenga uzagaruke utanga ikirenga suko bimeze suko bimeze sawa rero mwakoze kwitaba inama y'uyu munsi murakoze cyane ubundi ntacyo twapfaga aya ubundi ntacyo twapfaga ihumeka sinzahungabanywa n'ibigwigwiswa havugwa yuko ejo hanjye hatari heza hashingiwe ku biri kumbaho Zoronke Ibaya.